Ngiyi inkuru nziza ku banyarwanda bose bari mu gihugu cyangwa se uri hanze y'igihugu. Ni itangazo ryiza cyane leta imaje gutangaza rireba buri munyarwanda wese mu turere tugiye dutandukanye twose tw'igihugu cyangwa se mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu. Ni itangazo rigaragaza ko leta igiye gutanga gaze zo gucana ku baturage bose baturiye igihugu cyangwa se batuye mu Rwanda. Ni inkuru nziza mu by'ukuri yo kwishimira, ngira ngo kugeza kuri ubu ngubu amabarura akomeje kugenda cyangwa se ibarura rikomeje kugenda rijya mbere. Mu by'ukuri bari kugenda babarura abaturage bazagenda bahabwa gaze y'amashyiga abiri. Ni ibintu rero leta yatangaje cyangwa se yarebye ibona ko bikwiye koko ku banyarwanda, by'umwihariko bibanda ku bice na bimwe byo mu cyaro mu by'ukuri, cyangwa se aho byagiye bigaragara ko ibice bimwe na bimwe byo mu cyaro bicana inkwi cyangwa se amakara, bigacana inkwi nyinshi cyane mu by'ukuri ugereranyije n'uko bajya bakoresha gaze. Ari no mpamvu rero leta yafashe iki cyemezo cyangwa se ifata iyi nkamba yo kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri, by'umwihariko muri uru rugo rwo mu Rwanda cyangwa se urugo rugiye rutandukanye zo mu cyaro by'umwihariko, cyangwa se n'i Kigali n'ahandi hantu hose mu gihugu, kugira ngo bigabanye icanwa ry'inkwi cyangwa se ry'amakara, kugira ngo amashyamba n'ibiti bigende bibungwabungwa by'umwihariko. Kuko hakoze ubushakashatsi nyine ikigo gishinzwe ibidukikije rimo mu Rwanda nyine cyakoze ubushakashatsi gisanga ko nyine inkwi zicanwa cyane n'amakara mu cyaro ari byinshi cyane ugereranyije n'uko bahabwa gaze, noneho bakajya bacanaho kuri gaze, bikajya bibafasha cyangwa se bikajya bituma badatema amashyamba, by'umwihariko bakajya batema n'amashyamba ari uko amaje gukura cyangwa se amaje kwegera imbere kugira ngo babashe no kuba bayakuramo amakara. Ni inkuru nziza cyane mu by'ukuri abaturage bakiriye neza kandi bishimiye. Mu by'ukuri ni ibintu bigaragara ko leta iba igiye nyine itwitaho cyangwa se yitayeho abaturage babo by'umwihariko muri rusange mu kuba yanatanga izi gaze. Igikorwa cyo gutanga izi gaze mu by'ukuri ni igikorwa kizatangira muri uyu mwaka wa 2026 ku ntangiriro zawo, kugira ngo abaturage babashe kuba bafata izi gaze z'amashyiga abiri. Mu by'ukuri nubwo leta nyine yarebye ikabona ko biteje ikibazo kinini cyane ku baturage bo mu cyaro kuba bacana inkwi n'amakara, kuko byagaragaje ko nyine amashyamba bari kugenda batemagura cyangwa se batsemba cyane amashyamba atarera, kugira ngo nyine babashe kuba babona izo nkwi. Izi gaze rero leta ivuga ko rero ari ngombwa nyine kuba zahabwa aba baturage, kandi zizabafasha mu mirimo yabo igiye itandukanye bya hato na hato, kugira ngo no kuba babungabunga ibidukikije ndetse n'amashyamba byose n'umwihariko, kuko hari n'igihe mutemagura n'amashyamba ugasanga harimo n'inyamaswa cyangwa se n'ibindi binyabuzima ari naho byabaga, cyangwa se ugasanga bihaburiye n'ubuzima bitewe n'uko abantu baba bari gushaka inkwi bagenda bashaka n'amakara by'umwihariko. Nubwo rero izi gaze zizatangwa, gusa kuri ubu ngubu leta yagiye itanga cyangwa se yatangaje ko abazahabwa izi gaze cyangwa se imiryango izagenda afata izi gaze ni uko bazahabwa ubukangurambaga bw'ibanze kuba bakoresha iyi gaze, kuko ngo murabizi ko gaze ari ikintu cyo kwitondera cyane, cyangwa se atari ikintu cyo kugenda umenyera cyane cyane. Bisaba kubanza nyine kucyitoza cyangwa se kubanza kugihugurirwa, kugira ngo umenye ko wajya uyikoresha cyangwa se wajya uyicanaho, cyane cyane ku bantu batuye mu cyaro cyangwa se mu bice bimwe byo mu cyaro. Ngira ngo murabizi ntabwo bakunda kenshi na kenshi gukoresha amagaze. Leta bivuga ko izafata igihe ikabanza igakangurira cyangwa se ikabahereza inyigisho z'ibanze z'uko bagomba kuba bacana izi gaze, cyangwa se n'uburyo bagomba kujya bazifatamo, kugira ngo zibashe nyine kuba bakirinda kuba bahura n'inkongi z'imiriro zigiye zitandukanye ziterwa na gaze. Kuko hakoze ubushakashatsi hagaragara ko mu by'ukuri inkongi zimwe na zimwe kenshi na kenshi usanga ziterwa n'amagaze, cyangwa se abantu bagenda bakoresha gaze mu buryo butemewe, bikaba byateza inkongi. Mu by'ukuri ari niyo mpamvu rero leta ishishikariza cyangwa se ikangurira nyine aba baturage bazahabwa izo gaze kuzaba bitonze mbere y'uko bazahabwa izi nyigisho, kugira ngo babashe kuba bakoresha by'umwihariko izi gaze zije kuba zabafasha cyangwa se kubagabanyiriza nyine kuba batemagura amashyamba ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bigiye bidukikije. Mu by'ukuri ngira ngo kuri ubu ngubu abantu bamaze gutera ibiti, ariko kuri ubu ngubu ni uko amashyamba ari kugenda batemagura bashaka inkwi zo kuba bacana, ndetse n'ibintu byiza cyane. Ndetse banavuga ko gaze ishobora kuba yanagabanuka by'umwihariko, igiciro yari iriho ngo ikaba yajya hasi cyangwa se ikegera hasi ku mafaranga yari asanzwe igura gaze by'umwihariko. Ni ibintu byiza cyane. Gusa mu by'ukuri nubwo ngo aba baturage bazafata zino gaze ngo hari amafaranga make y'inyunganizi cyangwa se bazahatanga nyine kuri leta kugira ngo babashe kubona izi gaze, kuko murabizi izi gaze ni gaze ziba ziguze nk'amafaranga nk'ibihumbi 150 cyangwa se hejuru ayo mafaranga nyine. Gusa mu by'ukuri ngo hari amafaranga make y'abaturage bazagenda batanga yunganira nyine mu kuba bafata izi gaze. Mu by'ukuri murumva ni gaze z'ubuntu mu by'ukuri leta itanze cyangwa se igiye guhereza abaturage bose bari hagati mu gihugu, cyangwa se bose nyine mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu. Izi gaze zigomba kuzabageraho, kuko ngo zizazize kubagabanyiriza imirimo cyangwa se stress y'ibintu bajyaga bashaka no kurwana n'inkwi, ahubwo bajya bashaka ukuntu bajya bagura gaze. Ni ibintu byiza cyane abaturage mu by'ukuri barishimye. Ni ibintu abaturage bakiriye neza cyane, banashimira umubyeyi wacu Paul Kagame mu by'ukuri ukomeje kugenda ubusirimura ndetse abateza imbere mu by'ukuri by'umwihariko ko bukeye nuko bwije. Ngira ngo murabizi ngo leta yafashe ingamba z'uko nyine muri 2050 cyangwa se muri 2030 igihugu cyose kigomba kujya gicana, cyangwa se abantu benshi bo mu gihugu bagomba kujya bakoresha gaze, kugira ngo twirinde cyangwa se igihugu kirinde abaturage cyangwa se birinde kuba batemagura amashyamba, kugira ngo ibidukikije bigomeze kugenda bikura neza cyangwa
cyangwa se n'ibiti bigende kuba byakura neza kugira ngo bazafate igihe cyo kuzajya basarura ibyo biti bakabitwikamo amakara, ariko byibuze byari bimaze igihe kirekire cyangwa se byarakuze mu by'ukuri ari ibintu nyine byiza cyane. Ari niyo mpamvu leta ifite bije cyangwa se manda yuko abaturage benshi bagomba kuzajya bakoresha gaze kurusha uko bajya bakoresha amakara cyangwa se n'inkwi, kugira ngo bibashe kuba byagabanya igiciro cy'inkwi cyangwa se ukuntu bazajya bacana inkwi, kugira ngo nyine ibintu bigende neza by'umwihariko muri rusange. Ngusabe nimba uri kubona ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu ya Eagles TV Show, ndakwinginze kura subscribe kugira icyo ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu, ndetse mwibutsa ko iyi channel ushobora gusanga amakuru nk'angaya aba yizewe. By'umwihariko iyi video nayishariye ku nshuti zawe kugira ngo nabo aya makuru ajya akomeza kugenda abashikaho gatanu kuri gatanu. Iyi nkuru rero ni inkuru nziza cyane, abaturage bakomeje kugenda batera comment byinshi cyane, ibyishimo bigaragaza nyine ko bishimiye iki gikorwa leta igiye kuba yabakorera cyangwa se igiye kubatangira cyo kuba yabahereza izi gaze z'amashyiga abiri. Ni igikorwa mu by'ukuri biteguye neza, ndetse ngo nabo biteguye kubikurikiza neza nk'uko leta iba yagiye ibibasaba, kandi ngo izi ngamba z'uko nyine izi gaze ngo bajya bayikoresha cyangwa se bajya bayitekeraho, banavuga ko nabo bazajya babigenza neza, ngo bakazajya babikora neza, nta kuntu nyine bazajya babikora ku buryo byashobora kuba byateza inkongi cyangwa se umuriro, kuba byateza nyine ikibazo mu by'ukuri muri sosiyete nyarwanda. N'abaturage mu by'ukuri ubona ko bishimiye iki gikorwa, by'umwihariko nyine mu by'ukuri bitegura n'izi ngamba zose ngo leta izagenda ibahereza n'amabwiriza yo kuba bakoresha iyi gaze kugira ngo babashe kwirinda ibiza byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa se n'iyi gaze. Mu by'ukuri byagiye bigaragara ko ahantu henshi na henshi hagiye hatandukanye, cyangwa se inkongi nyinshi na nyinshi zigenda zigaragaza, akenshi na kenshi usanga hari abantu baba batereka gaze ahantu hatemerewe, cyangwa se ugasanga ngo ahantu hari gaze ntabwo itirisha rifungura, cyangwa se umwuka oxygen uva hanze ntabwo ngo ubasha kuba wayinjira, kandi bigenda bigaragaza ko mu by'ukuri akenshi na kenshi gaze iyo iteretse ahantu hatagira umwuka wa oxygen, akenshi na kenshi ngo hari igihe usanga gaze ufunguye none wajya kuyicana ugasanga ngo gaze isiturika inatwika inzu. Ari niyo mpamvu rero leta ngo ishishikariza n'abantu bose mu by'ukuri bafite gaze aka kanya, cyangwa se basanzwe bacana kuri gaze, mu by'ukuri ko bajya bubahiriza amategeko yose cyangwa se n'amahame yo kujya bakoresha gaze neza mu by'ukuri, kugira ngo birinde ibyo biza byose bishobora guterwa na gaze. Bibuka gutereka gaze ahantu haba hafunguye cyangwa se hari idirisha no kuhatekera, mu by'ukuri kurinda gucana kuri gaze nyine mu by'ukuri wari umaze ikanya aho hantu hadafunguye, cyangwa se gushamo umuriro mwinshi cyane, kuko akenshi na kenshi hari igihe usanga biterwa n'intuze. Hari ukuntu umuntu ava mu kazi ngananiwe ugasanga ahise acana gaze atarabanza gufungura idirisha, ugasanga biteje ikibazo gikomeye cyane mu by'ukuri. Niyo mpamvu leta rero ikomeza ishishikariza abo bantu bose rero kujya bagenda neza cyangwa se bakoresha gaze neza mu buryo bukwiye by'umwihariko. Iryo rero ryari itangazo rya minisiteri mu by'ukuri, cyangwa se leta yari imaze gutangaza rireba abanyarwanda bose bari mu turere tugiye dutandukanye ndetse no mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu, yuko leta igiye gutanga amagaze ku baturage bagiye batandukanye bo mu gihugu, haba abo mu cyaro ndetse n'abo mu mujyi. Ni inkuru nziza cyane yo kwishimira. Ndagushimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, uri umuntu w'agaciro cyane. Ariko nimba iyi video wayikunze, kora like, utere comment uko byumva, ndetse unashiringe ku nshuti zawe kugira ngo nabo babashe kumenya aya makuru meza leta ibagiye ibagezaho abaturage by'umwihariko gatanu kuri gatanu. Ndetse niba uri kubona rugambye kuri channel yacu ya Eagles TV Show, ndakwinjiza kuri subscribe wibuke gufungura inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Iri rero ryari itangazo rya leta rira abaturage bose ko bagiye guhabwa gaze z'amashyiga abiri.